nizere ko wishimye. Nishimye. Ukuri ari igihe abantu tujya dutekereza ku bintu by'urukundo abenshi nyine bakabifata nk'ibintu bya fake. Ariko nizere neza ko urukundo ni urwanya. Kuba uyu munsi wafashe ukaza ukavuga uti ngewe kajye kureba shenge ngo musure tuganire, ni ukuri byanshimishije pe. Kandi ndashaka ko na nyuma tuzakomeza umubano wacu nyine bikagenda neza, sibyo se? Kandi umva mubwire, sibyo? Hano urisanga ni nk'iwawe. Umva usabwe kuza ukamenya ukomeze, ukamenya umukunzi wawe ukomeze, sibyo se? Kandi nizere ko bitazaba ikibazo hagati yacu. Ibintu bizakomeza bigende neza. Ikibazo ubwo rero tugende nguherekeze, ibindi tuzagenda tubivugana gake gake. Ntakibazo kandi nawe wakoze. Hano kuri ubundi ibi tuzagenda tuvugana nyine gake gake. Ese Christian? Ako uri Se kuki nta no gusuhuza abashyitsi badusuye no? Soza n'iki? Ndetse ntabwo ubonye ko hari abashyitsi badusuye. Ese wagiye umenya ubwenge mana? Wagiye uba nk'iniga? Turikira n'ikiri umuntu cyanjye ariko ndebe ukuntu kiba kigeze. Yego. Uriya kirashaka ko nawe. Ko ndafite imico mibi. Sha sinzi nyine ariko nta kundi tugende nyine ubundi bwo twacu. Hano hakunze se? Nakunze. Hano hantu ni heza, abantu benshi barahakunda, hafite umutekano, nta kibazo cyaho rwose. Nakunze pe. Sasa rero reka nkusezere njye kureba murumuna wanjye ndebe uko yigize, ndebe tube tuganira, hanyuma turaza kuvugana kuri telefone na za gahunda twavuganye ndaza gukora kuri telefone. Okay. Sawa. Bye. Kandi tujye sawa bye. Ase Christian, rero tuganire. Njyewe umbwire ikibazo dufitanye ku buryo ushobora kuba wabona umushyitsi waje kudusura warangiza ukanga kumusuhuza. Ako ndimubaze. Kuba ubwa winjiza ari yawe bisobanuye yuko uzawinjiza n'indaya muri ino nzu. None se uramukobwa usanze ari indaya? Hanyuma se avuye muri ino nzu ari uwaje yaraje mu misasi. None se uramukobwa anga ni kurisenge. Bikamubwira Christian. Jya wubaha buri wese. Uriya mukobwa turakunda. Mugakundana musohoka mu nzu ko muticaye hano hanze. None se hanze baraganirira abantu bakunda? Akumva mubwire ndamutse ngize nk'ikintu ngura mu nzu. Wahita ukishyura. Uriya mukobwa n'umwana mwiza. Umwana mwiza bimugaragara he? Ugeze ubona hari ikintu atwara? Umva mubwire. Kubundi utarabo bisobanuye cyangwa no kumva mu nzu yawe. Oya ariko nayisohokamo nta byadanje. Wayisohokamo? Nayisohokamo. Ariko Christian, uskuri gushaka kunkora mu bwonko? Aho nkukora mu bwonko gute? Urashaka kunkora mu bwonko. Ni gute ushaka gutangira kwitwara gutyo aka kanya uvuye mu cyaro ukabuje ukansanga i Kigali ngo nkutunge nkufashe ngugire neza. Sibyo? Uri murumuna wanjye urabizi. Ubuzima wakuriye murabuzi. None uraje none urumva ukuntu amagambo utangiye kumbwira. Nyuma yaho mvuye mu cyaro nje hano ushatse no kuzomfatanya n'abakobwa binjiza muri ino nzu. Hanyuma sura mukobwa wabonye ari ikibazo kiwe? Rero nimba umwangisha inzu yawe nge nanazana ivamo nkigendera. Ase ko ukitekereza nk'ije ngiye. Kandi uzatuma nanjye ngira ibitekerezo byo kukwirukana. Ahubwo wanyirukana n'ubu. Ako ni gute ngiye nsohoka mu nzu ngiye nko mu kazi. None warifashe undangira akazi kugira ngo ugirirwe winjizamo abakobwa mo. Ese Christian urumva unari kugoreka kuguma hano ugakomeza ukabimbora muko? Ikibazo si icyo ngicyo. N'akazi ni byiza ko warakanegeye pe. Ni nabyiza ndanabigushimira. Ako nyuma yaho ngaho nabo nshaka ibintu byo kuzaza mfata ukaba. Nge ndarakurirwa bwa ryamyo n'abakobwa. None se njye namujyanye mu cyuma. None no kugira ngo nabyemere. Ibi bintu ntabwo nakomeza kubyana na njyenyine. Kubera nabibwira mama.
ariko none ijyanye reka ndagukunda kandi pe igihe urukundo rwacu ndashaka ko rwa rundi rugera hejuru tugakundana byemewe noneho bikagera n'aho tureka gukundana tukagira n'abana ariko ibyo birimo se sinzi impamvu mama utabishaka oya njye burangiye ndagukunda ariko ibintu by'abana nawe buzanyemo ibintu by'abana se nawe ntabwo ari sawa ikibazo ni uko mubwira ibintu ugashaka kubiseka sibyo ibyo reka mubwira ibi igihe ibintu mubwiye bindi ku mutima ndashaka kugira umugore tukibanira nyine ya amafaranga yambwiraga se y'utuntu warayagwije nyine ngo tugire banza wumve amafaranga si cyo kibazo amafaranga ndayafite urabizi ko mfite akazi ko ndagafite ariko nyine ikintu nshaka nyine ko dukundana tukageraho tukanabyarana igihe ikintu nabonye cyo ukunda amafaranga kuruta abantu ntabwo ari ukunda amafaranga kuruta abantu kuko werega jya upanga ibintu neza hari ukuntu ushobora kunjyana ukanyicisha inzara none ngo ushaka ko tubyara umwana ngenda ndashaka kuzagira nka gutera inda tukajya no kwiyerekana mu babyeyi niba aribyo ushaka nabi ariko ubundi sherege niko navuze ko ari ngo wahamagara ukangupa wari wagiye narindi nyine muri ino minsi nabonye akazi nyine nari nagiye ku kazi ako gutubona akazi ntumbwire nyine narakabonye ahubwo nari nagiye kuvuga ahubwo nawe mwanya nari mbonye wo kubikubwira ukagira inkuru yo ngaho mbwira nyine nabonye akazi none se yereka mubaza ako kazi ni bwoko ki gatuma umburira umwanya agiyewe nk'umukunzi wawe gatuma nta kintu kiruta akazi hari abantu nabonye akazi ararya mu ruganda muri make urukundo rwanjye nawe ururutishije waperega rero se nitujyamo by'urukundo tuzarya iki ntugomba gushaka amafaranga tukazahuriza hamwe urwo rukundo rwazazanye ko dufite ibiciro urukundo ntabwo mba ndi kubyumva ibyo ntabwo byubaka ariko nyine n'ubundi nanjye hano haruguru ngo ntari bituraza guhuza kusa ngo ndaguhamagara kuri fone naramamagaye nari ndakwitaba n'ubu nyine nari natse akantu k'agakonje mvaga nameze neza ntabwo ukibonera umwanya amaje kuba sawa nyine ubwo ntari bituraza sheri manutse hano hepfo kwa DJ buriya nangiye kureba DJ buriya hari udufilime atari yama nangiye kumenya muri iyi minsi hari abantu bari kumbwira ko usigaye ucenga n'abandi bakobwa utereta ubundi nibyo ni izina ry'Imana shiri wanjye kawubwira nta wundi mukobwa nshobora kuvugisha usibye wowe wenyine mukunda nk'inkino nuko utajya ubibona ikibazo nyine nuko navuye mu rugo nkakubonye kandi urabizi ko ntakubeshya ndagukunda ibintu byo kubwira byo kugenda njya ntendeka nyura hano ntendeka ibintu bye ntabwo njya mbikora nuko hari abantu bari kumbwira ngo muri meze hari abakobwa maze muciringa ntukite ku magambo ujya wita ibyo mu ujya wita ku byo mubwira ikintu ntakwibwire ukajya wumva ibyo rwanda abantu barasinya ntabwo bubaka urashobora kujya hano haruguru ukumva ibyo bakubwira wamara ko hano ukumva ibyo bakubwira usanga urukundo rwacu ruje n'ubutotsi ugasanga rurasinzira rero ikintu ugiye ntakwibwire ukajya ucyumva nyine n'ubundi narinje kukureba nyine dore ngize Imana duhuriye mu nzira hari ikintu nashakaga nyine ko tuganiraho twasubirana mu rugo se ni ikijyanye n'iki njyane nyine turabivugana mu rugo okay hareba ubwo duhuriye hafi reka nyine twikozeyo ntaribi numva ibyo wari ugiye kumbwira nta kibazo twagenda nta kibazo Halo. Wapi ni mu rugo rawe munsi nagiye ku kazi nirira mu rugo. Ya nari bitu. Gusa nyine ira boro yo nyine nayishoje. Gusa nyine ira boro yo nayishoje. Aya boss urabizi njya akazi ngakora neza. Ibyo bintu ntabwo ngiye nigeze mbikora boss. Ibyo bintu bari kuvuga ntabwo ari byo.
oya ziriya dokima zose narazikoze zose ndazohereza. Oya ntaribi nawe wazaza ukagera ku kazi nyine nawe ukareba byose ngiye mba nabikoze. Sawa. ese Christian ibintu wakoze ni ibiki Mana? Ibiryo byose ko nsanze wabiriye byagenze gute? Mana, uyu ni umuvandimwe wanjye cyangwa ni ikigeragezo koko? Umuntu namukuye mu cyaro ndamuzana. Christian, tuvuge ibintu tubisubire. Biriya biryo kubera icyo wabiriye byose ukabimara kandi uzi ko ntigeze mbere. Ibyo byose nabiriye nkabimara. Wajya ugenda se ukabwira inda yazaye zikagutekera. None se reka mubaze, hano uko duhaha turi babiri ugahaha nanjye nkahaha, ni ukubera icyo wafashe ibiryo twatetse isafuriya yuzuye ukabirya ukabimara Mana? Nimba bikubabaje harimo ibindi ugenda uteke na gazi irimo. Kandi muvandimwe arananiye kabisa. Ubu si abandi bose niko babana? Ibi bintu ngiye kugira icyo mbikoraho bubi na bwiza.